ijambo riri kukubwira ngo nubwo uri mureba ukabona hari ibikubangamiye, hari ibikwasamiye, nubwo isi iri kuguteragana, isi ikagucumaza, isi ikakuzunguza, Imana irambwira ngo tangaza iri tangazo, ubwira abanyarwanda basenge cyane, ubwira abagabo basenge cyane, ngo kuko ibyugarije abagabo, Imana irambwira ngo hano imbere bantu ni basenge Imana ibaha urumuri, kuko nabonye imbere maze iminsi mbabwira ngo Imana yarambwiye ngo igihe kiraje abantu bayikenere. Nubwo wumva muri iyi minsi hari abo twagiye tuganira, igiye gutambagira ibihugu bitandukanye, kandi ubu butumwa nagiye nkunda kubutambutsa, abantu bamwe hari ababyumva bakabinegirija ntibabiha agaciro. Mugiye kubona ibimenyetso bikomeye, yemwe abatuye muri ibyo bihugu bikomeye mwumva mutahangarwa. Imana irambwira ngo hano imbere bantu ni basenge Imana ibaha urumuri. Mbere yuko rero tuganira ku butumwa Imana yamaye, reka tubanze dusenga Imana. Mana, turagushimye mu izina rya Yesu, ngushimiye ineza yawe itarondoreka, ngushimiye urukundo rwawe rutagira akagero, ngushimiye ko wemeye ko nongera kuboneka kuri icano Amakuru y'Ijuru TV. Nyemerera rero umwanya wose tugiye kumara hano imbere ya kamera z'Amakuru y'Ijuru TV, ubane natwe, umwuka wawe wera tuyobore muri byose, kandi uturinde kugabanya ibyawe cyangwa kubyongera, ahubwo Mwami tuvuga ibyawe nk'uko bikwiriye. Urakoze ko wumvise kandi kuri bubane natwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Kubatanzi, amazina yanjye nitwa Munyarubuga Vedaste, ndi umuvugabutumwa nkaba ndi umuhanuzi nk'uko Imana yabishatse muri iki gihe cya none. Nta ruhare nabigizemo, ahubwo ni ubushake bw'Imana. Reka twihuse dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya mbere cya Samweli. Turasoma ibice 23 n'umurongo waho wa 16 tugeze ku murongo waho wa 18. Haranditswe ngo bukeye Yonatani mwene Sawuli arahaguruka, asanga Dawidi mu ishyamba, amukomeza ku Mana, aramubwira ati witinya, kuko ukuboko kwa data Sawuli kutazagushyikira, kandi uzaba umwami wa Isiraheli, nje ubwanjye nzaba uwa kabiri kuri wowe, kandi data Sawuli nawe arabizi. Bombi bahera ko basezeranira imbere y'Uwiteka, maze Dawidi yigumira mu ishyamba, Yonatani asubiriwe. Imana idufasha cyane. Mu mvugo y'umwuka, ubundi ishyamba ni ibigeragezo. Uyu Dawidi mwene Yesayi ni umwe mu bantu Imana yakundaga, ni umwe mu bantu Imana yigeze ibwira Samweli ngo genda ujye kwa Yesayi, mbonye umuntu umeze nk'uko umutima wanjye ushaka. Haleluya. Noneho Imana ibwira Samweli, iramubwira ngo uwo niwe shaka yuko asimbura Sawuli ku ngoma, kuko nanze yuko Sawuli aba umwami w'ubwoko bwanjye, kuko yansuzuguye. Imana itugire neza cyane. Uyu Dawidi yiberaga mu ishyamba. Uyu Dawidi nta nubwo ise yaramwitayeho. Uyu Dawidi nta nubwo bakuru be nabo bavukana ntabwo bari bamwitayeho. Ariko ndashimira Imana itwitaho. Imiryango yaradutaye, ndashimira Imana itwitaho. Inshuti zaradutaye, ndashimira Imana itwitaho. N'ubundi abavandimwe batuvuyeho. Haleluya. Uyu Dawidi ngo yiberaga mu ishyamba, aragira inama aho mu ishyamba, ariko Imana yo mu ijuru imutekerezaho, ibona yuko ari umuntu wo kwizerwa, ibona yuko ari umuntu ufite agaciro, ibona yuko ari umuntu wo kubahwa, ibona yuko ari umuntu ukwiriye kuyobora ubwoko
bwoko bw'Imana. Imana ni ishimwe cyane. Dawidi ngo yari yibereye mu ishyamba, ariko tukiri ahangaha, iri shyamba Dawidi yarimo yari mu bihe bigoye, yari mu bihe by'intambara. Njya nkunda kubwira abantu ngo burya ikizakwereka yuko uri mu mugambi w'Imana nuko uzahura n'intambara. Nuko uzahura n'intambara. Dufite abantu ugasanga ku cyumweru bamuhereje kubwiriza mu rusengero, muri niba ture bamuhaye kubwiriza mu rusengero, mu cyumba cy'amasengesho bamuhaye kubwiriza mu masengesho, none ugasanga ibyo ngibyo arimo abyiratana cyane. Ariko bugi ikizakwereka yuko umuntu w'Imana ashyitse nuko hariho n'igihe kigera no kuguha umwanya wo gusenga, no muri niba ture ntihagere ukwihera. Ariko icyo gihe ugakomera ku Mana yawe, ugakomeza ugahamya Imana yawe, ugakomeza n'ubundi ibyiringiro byo kumenya Imana mu mutima wawe. Imana ishimwe cyane. Dawidi rero Sawuli nawe yamugendagaho, aza kwigira hariya mu ishyamba, yarahunze Sawuli. Ariko muri iri shyamba ngo Yonatani mwene Dawidi, haleluya, Yonatani mwene Dawidi ngo nuko aragenda musanga muri rya shyamba, amukomeza ku Mana. Imana ishimwe. Nzanye ijambo riri kukubwira ngo nubwo uri mureba ukabona hari ibikubangamiye, hari ibikwasamiye, nubwo isi iri kuguteragana, isi kagucumaza, isi kakuzunguza, ariko ndi kukubwira ngo komera ku Mana. Haleluya. Imana yacu ni ya yindi. Yonatani mwene Sawuli akomeza Dawidi ku Mana, aramubwira tumva yewe Dawidi, nubwo bimeze bityo, nubwo uri mu ishyamba, nubwo ubutayu bubaye burebure, ariko ndabizi neza hari icyo Imana yavuganye nawe. Haleluya. Hari icyo Imana yavuganye nawe, kandi ndabizi neza yuko uzicara ku ntebe y'ubwami. Imana yacu ni ishimwe cyane. Ndabizi ko uzicara ku ntebe y'ubwami, kandi ukuboko kwa data Sawuli ntabwo kuzagushyikira. Hari ukuboko kw'ibikugendaho, ukuboko kwa Satani kukuriho mwene data, yewe kurakugendaho, ukuboko kwa Satani kurakugendaho. Ariko kubera iki Imana yavuganye nawe, ndimo nkubwira ngo humura, komera umutima wawe ukomeze ku Mana. Umuntu wavuzweho n'Imana, naho yaca mu muriro ntazasha, naho yaca mu bikomeye ntacyo azaba, naho yaca mu migezi ntizamutembana, kuko Imana twizeye. Haleluya. Ni Imana ifite imbaraga, ni Imana ifite ubushobozi, ni Imana ifite ubutware, ni Imana yo kwiringirwa, ni Imana irwana ikanesha, kuko ni Imana y'inyembaraga. Imana yacu ni ishimwe cyane. Uyu mwanya rero iri jambo ryinjire mu mutima wawe, ngo nuko ngo basezeranira imbere y'Imana. Haleluya. Basezeranira imbere y'Imana. Kandi hano uyu murongo watubwiye ngo bombi bahera ko basezeranira imbere y'Uwiteka, maze Dawidi yigumira mu ishyamba, Yonatani asubira iwe. Mana ishimwe cyane. Nubwo uri mu ishyamba ry'ibigeragezo, abantu nibakwemera baravuga baturiya muntu ntabwo ari Imana yamuhamagaye. Herega buriya mureke mbabwire, ibyo abantu bareba ntabwo ari iby'Imana ireba. Hari igihe abantu bareba bakabona utarahamagawe n'Imana, ariko Imana yo mu ijuru ibuka yuko ijya ivugana nawe muri bya bicuku bya nijoro. Haleluya. Iyo uryamye usinziriye, Imana iraza ikakubwira ngo mwana wanjye. Niyo mpamvu ndi kukubwira ngo nubwo isi yakuzunguza karijana, ariko Imana niyo yavuganye nawe. Haleluya. Imana niyo yavuganye nawe, kandi icyo yavuganye nawe izagisohoza. Wikangwa n'amagambo y'abantu, wikangwa n'ibyo abantu bavuga. Imana yacu ni ishimwe cyane. Yego, wikangwa n'ibiteye ubwoba bikugose. Imande n'imande. Nasomye ijambo ry'Imana, ijambo ry'Uwiteka. Imana rirambwira ngo ibyo byose Imana ibirusha imbaraga. Imana yacu ni ishimwe cyane. Erega uriya Yobu
yageze mu bigeragezo bikomeye cyane, ariko umutima we awukomeza ku Mana. Haraho yageze mu bice 27 aravuga ngo njyewe kugeza ubwo nzapfa ntabwo nzikuraho kuba inyangamugayo. Arangije aravuga ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje. Haravuga ngo umutima wanjye ntacyo uzashinza nyiriho. Ariko ndagira nkubwire ngo niba umutima wawe ugushinza gusambana, umutima wawe ukagushinza kunywa inzoga, umutima wawe ukagushinza kwiba, umutima wawe ukagushinza kuroga, dufite abantu bihumuriza. Ariko uyu mwanya uvuga uti ngushije ishyano, uvuga uti ye baba we ngushije ishyano, akaga karangwiriye. Ikimana igushakaho nuko wahindukira ukava mu byaha ukishimirwa n'Imana. Dufite abantu benshi bavuga Imana bayivuga mu binyoma, ariko amakuru ufite nayuko Imana ije kwerekana abayivuga mu kuri n'abayivuga baryarya. Ndimo senga Imana irambwira ngo tangaza iri tangazo, ubwira abanyarwanda basenge cyane, ubwira abanyarwanda basenge cyane. Muri iyi minsi nakunze kujya mwiyerekwa nkabona ibintu bikomeye cyane, ariko Imana nidushireho uburinzi, Imana nidushireho uruzitiro rwayo, kandi Imana iramutse idukuyeho uruzitiro rwayo, ibyatwangiriza abanyarwanda birahari. Imana yigeze imbwira ngo abanyarwanda Imana irabakunda, ni nayo mpamvu iyibona abanyarwanda n'ubundi bava mu murongo bagahemukira Imana birayibabaza cyane. Kandi Bibiliya iravuga ngo abo nkunda ndabacyaha nkabahana ibihano. Ni nayo mpamvu yemwe banyarwanda, yemwe banyarwandakazi, nimureke dukizwe, nimureke twegera Imana. Imana nta kindi dushakaho nuko twasenga tugakiranuka, kandi nukuri Imana ifite umugambi mwiza ku bantu bayo bari kuyegera. Ariko mureke mbabwire nukuri, ndababwiza ukuri, Imana yamaye ubutumwa yasanzira ijoro, ndambwira ngo ubwire abagabo basenge cyane, ngo kuko ibyugarije abagabo ngo ni byinshi. Imana yasanzira ambwira ngo ubwire n'abagore bafite abagabo basengera abagabo babo. Imana irambwira ngo ibyugarije abagabo ni byinshi, byugarije abasore ni byinshi. Imana irambwira ngo hano imbere bantu nibasenge, basenge Imana ibaha urumuri, kuko nabonye imbere turimo tugenda mana duhuye n'umwijima w'icuraburindi. Umuntu wese udafite urumuri, kandi nimvuga urumuri ntabwo ari itoroshe, nimvuga urumuri ntabwo ari ya telefone ujya ucana, ntabwo ari ryatara urya ucana, nimvuga urumuri. Urumuri ni ubwiza bwo witeka buzamurikira umuntu muri wa mwijima w'icuraburindi. Imana ikakubwira ngo mwana wanjye kati ibumoso, Imana ikabana nawe ikakubwira ngo mwana wanjye kati iburyo. Niko bimeze, igihe kirageze bantu bavuganye n'Imana, abantu bari kumwe n'Imana bagiye kugira agaciro. Siposhise fine contraire lebekuwa sikaya, igihe kirageze kugira ngo umuntu w'Imana agira agaciro. Imana yasanze irambwira ngo ibintu by'Imana abantu bagiye babitesha agaciro, ariko igihe kirageze kugira ngo abantu bamenye agaciro k'Imana. Maze iminsi mbabwira ngo Imana yarambwiye ngo igihe kiraje abantu bayikenere. Nubwo wumva muri iyi minsi hari abo twagiye tuganira bakambwira bati ubu ngubu rwose byatuyobeye, hano i Rubavu byaducanze. Bantu b'Imana, niba inkubi y'umuyaga ibije nka kuriya, burya icy'Imana iba ishaka kutwigisha ni ukutubwira ngo twebwe abafite agahenge, abafite amahoro, tubashe kumenya icyo twakora. Icyo twakora ni ukwihisha mu bwihisho bw'Imana isumba byose. Haleluya! Imana yacu ni ishimwe. Ni ukuri mureke mbabwire, Imana yigeze imbwira ngo igiye gutambagira ibihugu, igiye gutambagira ibihugu bitandukanye. Kandi ubu butumwa nagiye nkunda kubutambutsa, abantu bamwe hari ababyumva bakabinegirija ntibabiha agaciro, ariko ndagira ngo mbabwire ngo
mumenye ngo Imana ivuga rimwe ndetse kabiri. Ariko niba Imana ivuga ngo igiye gutambagira muri Amerika, mwagiye hari ibimenyetso mwagiye mubona, ibyo ni ibimenyetso Imana yabahaye. Ariko Imana yasanze irambwira ngo mugiye kubona ibimenyetso bikomeye, yemwe abatuye muri ibyo bihugu bikomeye mwumva mutahangarwa, mwumva ari mwebwe mufite kuba mufite ubwenge, mufite kuba muri hejuru y'ibindi bintu byose. Imana yambwiye ngo igiye gutambagira muri ibyo bihugu bikomeye, kandi abeshi mugiye kumenya neza yuko Imana ariyo Mana iteye ubwoba. Kuko abantu Imana yagiye ivugana nabo, ariko magingo yabakinangira umutima. Bantu basuzuguye Imana, abantu bavuye mu bihugu bya Afurika bageze muri biriya bihugu by'i Burayi, barangije barasambana, barangije basubira ku nzoga, bibagirwa amasezerano. Ariko Imana yambwiye ngo iraje, igiye gutambagira muri ibyo bihugu. Abeshi mugiye gushwiragira musubira iyo mwavuye, mutabona n'inzira, ndetse byabacanze. Imana idufashe cyane. Ariko harahirwa umuntu wavuganye n'Imana na n'uyu mwanya akaba ahagaze n'ubundi mu butware bw'Imana isumba byose, akaba kiri gusenga Imana, akaba kivugana n'Imana, akaba cyumva ijwi ry'Imana. Uwo ni umunyamahirwe. Hari abantu benshi bafite ibibazo, bari kurira bati ibibazo biratwishe, ariko Imana irambwira ngo babwire ngo mbese iyo mwikontoreye mukareba, musanga mwebwe nta ruhare mu bifitemo. Buriya dufite abantu babarira ngo ibibazo biratwishe, ariko bamwe ibibazo bafite ari bo babigiramo uruhare. Icyambere, hari abantu barira ngo ibigeragezo bitubanye byinshi, ariko ari inkoni y'Imana, kubera yuko bavuye mu murongo muzima bagatambikira bagahemukira Imana. Hari n'abandi Imana ibiri gucamura, Imana ibiri gucamura, iri kubigisha kugira ngo n'ubundi nibura irebe yuko bayigarukira. Ariko ugasanga aho kugira ngo bamenye ngo mbese Imana iradushakaho iki. Ubundi umuntu yagakwiriye kumenya ngo mbese ni ikigeragezo ndimo cyangwa se ni inkoni y'Imana. Wamara kumenya n'ubundi uko bimeze, ubundi ugaca bugufi ukabwira Imana ngo Mana, niba ari inkoni yawe umbabarire, ndakugarukiye, naratambikiriye ariko umbabarire. Uyu Dawidi nubwo yari mwiri shyamba, ariko yabanaga n'Imana, yasengaga Imana, Imana yavuganaga nawe. Ikimenyetso cya mbere nuko Imana yahagurukije umuhanuzi Samweli. Umuhanuzi Samweli akamusanga, agasanga n'ubundi abahungu ba Esayi bose, kandi Imana ikabwira Samweli yuko nta kiri bukore abahungu ba Esayi bose badahari. Ariko Dawidi ahageze, Uwiteka Imana abwira Samweli ngo dore nguwo uwo nshaka yuko wimikisha amavuta. Haleluya. Imana yacu nishimwe cyane. Muri iyi si gutunga amafaranga ni ibintu byiza cyane, kuba mu nzu nziza ni ibintu byiza cyane, gutunga icubahiro ni ibintu byiza cyane, yewe kwitwa umuyobozi ukomeye ni ibintu byiza cyane. Ariko nasanze nta kintu cyiza kiruta gutunga Imana mu mutima wawe. Haleluya. Icyama abantu bagatunga Imana mu mitima yabo, icyama abanyarwanda bagatunga Imana mu mitima yabo, icyama abarundi mugatunga Imana mu mitima yanyu, icyama abakongomani nabo muri Uganda nabo muri Kenya, Tanzania, Imana ikaba mu mitima yanyu. Ibihugu byacu byabamwe amahoro. Izi ntambara turi kubona zarangira. Ubundi nta kindi gitera izi ntambara, nuko abantu bamaze kwimura Imana, nuko abantu bahakaniye ubwami bw'Imana, banga yuko bwatura mu mitima yabo. Ariko ubwami bw'Imana butuye mu mitima yacu, ibihugu byacu byagira amahoro, ingo zacu zagira amahoro, nukuri uturere twacu twagira amahoro, amatorero dusengeramo yagira amahoro. Imana yacu nidufasha cyane. Niyo mpamvu zakona ukabona mu matorero ni ibibazo, kumva muri ADPR intambara, kumva ngo Anglikani ni intambara. Kubera iki? Abantu bamaze kwimura Imana. Ariko ndashimira Imana, Imana ni umutungo wimukanwa. Niyo wajya muri Australia, niyo wajya mu Bushinwa, iyo uri kumwe n'Imana yawe ni umutungo wimukanwa. Aho uri hose Imana murabana, kandi Imana ikugirira neza. Mwifurije guhura n'ineza y'Imana mwene data. Ngiye gusenga Imana, ariko nubwo uri mu ishyamba ry'ibigeragezo, Imana ikugarukeho. Nakubwiraga ngo
umutima wawe ukomeze ku Mana kugira ngo Imana igutabare, Imana ikugirire neza muri uku kwezi kwa kabiri tugiye kwinjiramo. Uzabona ineza y'Imana muri uyu mwaka, uzabona ineza y'Imana. Imana iguhe umugisha. Reka dusenga Imana. Mana, turagushimye mu izina rya Yesu. Tugushimiye ijambo ryawe ryiza n'ubutumwa bwiza wamaye kugeza ku bantu bawe. Ubu butumwa mwami buhindure benshi kandi bugirire umumaro benshi. Urakoze, ndagushimye. Ngaho mwami Imana nyiringabo, ubutware bwawe nibukorane natwe, ibyo ushima n'ibyo ukunda bikomeze kuba nk'uko biba mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.